Isomo ryo mu gitabo cy'ivugururamategeko. Nuko Musa abwira imbaga ati: "Dore uyu munsi nshyize imbere yawe ubugingo n'amahirwe, urupfu n'ibyago, kuko uyu munsi ngutegeka gukunda Uhoraho Imana yawe, kugenda mu nzira ze, kwita ku mategeko ye, ku mabwiriza ye no ku migenzo ye. Nukora utyo uzagira ubugingo, uzororoka ugwire, kandi Uhoraho Imana yawe azaguhera umugisha mu gihugu ugiyemo kugira ngo ucyigarurire. Ariko umutima wawe nuraruka ntumwumvire, ukemera kujya kunamira imana zindi kandi ukazikorera, uyu munsi nkubwiye neruye yuko muzarimbuka, muzime rwose, mwoye kubaho igihe kirekire mu gihugu ugiye kwinjiramo, umaze kwambuka Yorodani kugira ngo ucyigarurire. Uyu munsi ijuru n'isi mbitanzeho abagabo bazabashinja. Nashyize imbere yanyu ubugingo n'urupfu, umugisha n'umuvumo. Hitamo rero ubugingo kugira ngo wowe n'abazagukomokaho mubeho, mukunda Uhoraho Imana yawe, mwumvira ijwi rye, kandi mumwizirikaho. Bityo uzabaho mu gihugu Uhoraho yarahiye kuzaha abasokuruza bawe, Aburahamu, Izaki na Yakobo." Iryo ni ijambo ry'Imana.